نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Wakunzi wa channel yacu, imbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no kwifuriza amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Twizera neza ko aho muri hose mumerewe neza, ndetse tunabasaba abakurikira iyi channel yacu ku nshuro ya mbere ko bakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye tubana buri munsi uko ibiganiro byacu bisohotse bijye bageraho ku mwanya wa mbere. Bityo bavandimwe, uyu munsi twifuje ko twakongera kwibukiranya nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yabitubwiye muri Qur'ani, aho Allah yatubwiye yuko tugomba kwibukiranya kubera yuko urwibutso rugirira abemeramana akamaro. Bityo uyu munsi bavandimwe turajya mu isi y'ibindi biremwa bitari abantu cyangwa se isi y'amajini. Nk'uko tubizi, Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ibiremwa byinshi, ndetse ntuzatekereze ko we mwene Adamu ko iyi si nubwo uyirimo, ntuzatekereze ko uyirimo wenyine. Hari ibindi biremwa tubana nabyo muri iyi si. Niyo mpamvu tugomba kumenya ibyo biremwa Allah yaremye kugira ngo tubashe kumenya uburyo dushobora kubana n'ibyo biremwa. Bityo bavandimwe, uyu munsi turaza kwibukiranya ku majini. Amajini turaza kureba amoko y'amajini ndetse n'imyitwarire yayo. Ibi ngibi bavandimwe biraza kudufasha kuba twamenya uburyo ki ugomba kubaho muri iyi si, ni gute ushobora kubana n'ibyo biremwa, kubera yuko hari ingaruka mbi cyane mu gihe utamenya uburyo wabana n'ibyo biremwa, cyangwa se uburyo udafite ubumenyi buhagije cyangwa se ubwo ari bwo bwose kuri ibyo biremwa. Hari amahirwe menshi y'uko ibyo biremwa ushobora guhura n'ingaruka zabyo, dore ko ari ibiremwa tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hanyuma turaza kureba amoko y'amajini. Iyo tuvuga amoko, ni ukuvuga ngo amajini ameze nk'abantu, nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye abantu tugira amoko agiye atandukanye, ndetse usanga bamwe turi abirabura, abandi n'abazungu, abandi bafite uruhu rusa gutyo. N'amajini niko ameze. Hari amajini avuga ikinyarwanda, hari amajini avuga icyongereza, hari amajini avuga igifaransa, hari amajini yirabura, hari amajini y'amazungu. Ayo yose ni amoko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye mu majini. Nk'uko twagiye tubibona, nanone amajini afite ubushobozi no gukora nk'ibyo abantu bakora. Amajini ashobora kujya mu isoko agacuruza, ashobora gutwara ibinyabiziga, ashobora gukora ibyo ari byo byose abantu babasha gukora muri iyi si, n'amajini ashobora kubikora. Bityo amajini afite amoko 13. Aya niyo amajini afite power cyangwa se afite imbaraga zo mu rwego rwo hejuru. Nubwo andi moko, ayandi majini asigaye ari 72, ariko ayo majini, muri ayo moko yose, amajini turi burebereho hamwe mu majini afite imbaraga ndetse ari powerful n'amajini amoko 13. Turaza kurebera hamwe. Hari ubwoko bw'amajini yitwa Jinn. Aya ni amoko y'amajini. Hakaza ubwoko bwa kabiri bw'amajini yitwa Ghul. Hakaza ubundi bwoko bw'amajini yitwa Jan. Hakaza n'undi bwoko bwa kane bw'amajini yitwa Marid. Ubwoko bwa gatanu ni ubwoko bw'amajini yitwa Shiq. Ubwoko bwa gatandatu ni amajini yitwa Ifrit. Ifrit ngira ngo abantu benshi ni izina ryamamaye cyane, abantu benshi murarizi. So iyo bavuga Ifrit rero ntabwo bavuga ko ari jini yitwa Ifrit, ahubwo ni amajini, ni ubwoko runaka iryo jini bariturukamo yitwa Ifrit. Hakaba ubwoko bwa karindwi bw'amajini yitwa Nasnas. Hanyuma akaza ubwoko bwa 8 bw'amajini yitwa Paris. Iyo tuvuga Paris ntabwo ari wa murwa mukuru w'Ubufaransa, ahubwo ni Paris, ni izina cyangwa se ni ubwoko. Hanyuma hakaza ubwoko bwa 9 aribwo bwitwa Silat. Ubwoko bwa 10 ni ubwoko
bwitwa Maimuna, hakaza nayo ngira ngo ni izina rizwi cyane. Iyo umuntu avuga ngo jini Maimuna ni kuvuga ngo ni ubwoko, ntabwo ari jini yitwa gutyo, ahubwo ni ubwoko iryo jini riba riturukamo. Hanyuma hakaza ubwoko bwa 11 aribwo bwitwa Al-Hamar, nabwo ni ubundi bwoko bw'amajini. Hanyuma akaza ubwoko bundi bwitwa Ruhani, ngira ngo n'abantu benshi bajya bakunda kwivuga ngo umuntu afite amaruhani, nabwo ni ubwoko bw'amajini. Hanyuma ubwoko bwa gatatu turi burebere hamwe na ubwoko bw'amajini yitwa Shaitan cyangwa se amashitani. Dutangiye rero ku bwoko bwa mbere bw'amajini, twabonye yuko ubwoko bwa mbere bw'amajini bwitwa Hini. Ubu ngubu ni ubwoko bw'amajini ndetse n'amajini aba hafi cyane y'abantu. Aya majini aba hafi cyane y'abantu ndetse n'inyamaswa. Ndetse aya majini iyo ashaka kwigaragaza imbere y'amaso y'abantu, ni ukuvuga ngo ijini uko Allah yariremye ntago rishobora kwigaragaza imbere y'amaso y'umuntu nk'uko Allah yarihaye ishusho yaryo bwite. Kubera ko bavandimwe, Allah yaradusitiye cyane, kubera ko jini nicyo kiremwe Allah subhanahu wa ta'ala yaremye giteye ubwoba. Ndetse bavandimwe, icyo ugomba kumenya nuko ijini riramutse rishatse kukwiyereka mu shusho yaryo bwite, ibintu bitatu kimwe muri byo kigomba kukubaho. Icya mbere, ijini riramutse rikwiyeretse mu shusho yaryo bwite Allah yariremanye, nuko ushobora guhita upfa. Icyo ni icya mbere. Iyo ibyo nibyo bitakubayeho rikakwiyereka mu shusho yaryo bwite, ushobora guhita ugwa hasi ugata ubwenge. Iyo ibyo bitakubayeho ushobora guhita uhitwa ako kanya, cyangwa se ukituma, cyangwa se ugahitwa ako kanya, kubera yuko amajini ni ibiremwe Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu Allah yabihishe amaso y'abantu, kuko ni ibiremwa biteye ubwoba mu buryo Allah subhanahu wa ta'ala yabiremye. So rero bavandimwe, ibi biremwa iyo bishaka kwigaragaza mu maso y'abantu, iyo ijini ryitwa Hini ifashe umwanzuro kuvuga ati noneho ngiye kwigaragaza mu shusho, ngiye kwigaragaza imbere y'amaso y'umuntu, ishobora kwigaragaza mu shusho y'imbwa. So amajini rero bavandimwe, niyo mpamvu bavandimwe twavuze ko aya masomo ari ingenzi, kubera yuko buri imbwa yose uzajya ubona ntabwo ari uko aba ari imbwa, cyane cyane yuko hari imbwa tukunda kubona kenshi zigenda mu bimoteri shakisha amagufwa. Turanabizi yuko amwe mu byo kurya by'amajini, hari amajini arya ibyo kurya byiza, hakaba n'amajini arya ibyo kurya bibi. So rero amwe mu majini arya ibyo byo kurya bibi harimo n'aya majini yitwa Hini, ajya gutoragura amagufwa mu bimoteri. Niyo mpamvu rero bavandimwe, buri imbwa yose uzajya ubona si uko aba ari imbwa isanzwe, ahubwo hari igihe aba ari ijini. Cyane cyane iyo ubonye imbwa ifite ibara ry'umukara, akenshi yakunda kuba ari amajini aba arimo gushakisha ibyo kurya mu bimoteri bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu bavandimwe, utazajya wibeshya ngo ubone buri imbwa yose ngo uyikubite. Ushobora kuyikubita nawe ukagira ikibazo gikomeye cyane cyakubaho, ukaba wahura n'ingorane, kuko wakubise ijini nawe uhuye n'akaga gakomeye cyane. Bityo rero buri imbwa yose uzajya ubona igenda mu masaha y'ijoro, buri imbwa yose uzajya ubona iri mu kimoteri, si uko aba ari imbwa, ahubwo hari igihe aba ari amajini. Rero niyo mpamvu twavuze ngo kumenya ibi biremwa ndetse no kumenya uburyo wakwitwara ni ingenzi. Ndetse bavandimwe, aya majini agabanyijemo ibice bitatu. Ibyo bice bitatu, hari amajini agira amababa ndetse ashobora kuba yaguruka. Ndetse bavandimwe, amwe mu majini ayoboye mu kwinjira mu mibiri y'abantu ni aya majini yitwa Hini. Kubera ko bavandimwe, akenshi niho usanga umuntu yarafashwe n'aya majini hanyuma agasomerwa. Hanyuma iyo aba ari gusomerwa igisomo cya ruqya, iryo jini ari igihe bari taraho ngaho, ariko byanze bikunze icyo gisomo arimo gusomerwa, iryo jini rigira athari cyangwa se rigira ingaruka aho ryaba riri hose. Icyo gisomo kigira ingaruka kuri iryo jini aho ryaba riri hose. Hanyuma icyo jini icyo rikora, kubera yuko ribasha kuguruka, rifite amababa, rishobora guhita riza ako kanya kugira ngo rize ihangane n'uri gusoma iyo ruqya. Niyo mpamvu rero umuntu ugiye gusoma ruqya agomba kubanza gusoma aya z'uburinzi, kubera yuko iyo agiye gutangira gusoma
iryo jini rihita rimenya amakuru rikahita, kubera ko rifite ubushobozi bwo kuguruka, rikahita riza aho ngaho. Iyo rije aho ngaho rero nta kindi kiba kirizanye usibye ko riba rizanywe no kugira gute, no guhangana n'uwo musomyi. Ariko rero iyo umusomyi yatangije amaduha yo kwikinga, iryo jini riraza rigasanga aho ngaho hari uburinzi bw'abamarayika, rikarushwa imbaraga ndetse no gusaba kuba ryagenda. Ariko mu by'ukuri ikiba cyabiteye nta kindi nuko riba ryagize gute, ryasanze hari undi hari izindi mbaraga zirenze iryo jini. Hanyuma ubwoko bwa kabiri ayo majini agabanyijemo nuko hari amajini yo mu bwoko bwa hini agira gute, akambakamba cyangwa se agendesha inda. Ni ukuvuga ngo aya majini ashobora kwigaragaza nanone imbere y'amaso y'abantu mu shusho y'inzoka. Niyo mpamvu bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu hari inkuru yabayeho mu mujyi wa Maka, ubwo umugabo umwe yasanze iwe inzoka, arangije arayica. Amaze kuyica nawe aza gupfa. So hano ikintu cyari cyabaye n'iki bavandimwe, intumwa y'Imana imaze guhabwa amakuru nuko intumwa y'Imana yababwiye ko batagomba kujya bica inzoka uko babonye inzoka uko biboneye, kubera ko intumwa y'Imana yababwiye ko ari jini. So ahari mu mujyi harimo amajini. So uyu mugabo icyo yakoze, yari yishe inzoka, azi ko ari inzoka nyamara yishe jini. Ubwo rero yishe jini, amajini magenzi yayo nayo agira gute, aza kwihorera, kubera yuko al-qisasu al-haqq, kwihorera ni ukuri. Iyo wishe jini rero n'andi majini nawe agomba kuguhiga kugira ngo aze kwihorera, kubera ko wishe mugenzi wabo. Niyo mpamvu bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije, nuramuka ubonye inzoka mu nzu iwawe ntukihutire kwita uyica, kuko hari igihe aba ari jini. Ugomba kwibwira, ukayibwira ati yewe wa nzoka we, nimba uri jini igaragaze, kandi nimba uri ikiremwa cya Allah, uri inzoka isanzwe, va mu rugo rwanjye, ume amahoro, ume umutekano n'umuryango wanjye. Mu by'ukuri iyo nzoka iyo ari jini, ako kanya ihita ibura. Ariko yari inzoka isanzwe, icyo gihe hari igihe itagenda, ukaba wagira gute, wayirukana hanze. Ariko iyo ari jini wavuze ayo magambo, byanze bikunze iyo nzoka irabura. Hanyuma bavandimwe, hakaba n'ubundi bwoko bwa gatatu mu bwoko bwa hini, ni amajini ataguruka cyangwa se ngo agire gute, cyangwa se ngo akambakambe. Ubwoko bwa kabiri bw'amajini ni amajini yitwa ghul. Aya majini yitwa ghul bavandimwe, nayo ni umwe mu bwoko bw'amajini, ndetse aya majini ni amajini akunda cyane cyane akunda cyane kurya inyama. Aya majini yo mu bwoko bwa ghul ni amajini akunda kurya inyama, ndetse ni ubwoko bw'amajini akunda cyane kunywa amaraso ndetse n'inyama. So hanga aya moko y'amajini yitwa ghul ni ubwoko bw'amajini bukunda cyane kurya inyama ndetse no kunywa amaraso. Ndetse bavandimwe, aya majini niyo ya majini usanga akunda kurya amaraso ndetse n'inyama zitarangirika. Ni ukuvuga ngo akenshi ugasanga akunda kunywa amaraso cyangwa se inyama z'abantu, cyangwa se inyama akenshi inyama z'abana batoya bitabye Imana, ariko batarashyingurwa. So aya majini rero usanga akunda kurya izo nyama. Bityo bavandimwe, nanone icyo tugomba kumenya nuko aya majini namwe mu majini akunda cyane guteza impanuka ku bikoresho bikoresha umuriro. Icyo ugomba kumenya bavandimwe nuko impanuka zose zibaho muri iyi si ntago ari impanuka Allah subhanahu wa ta'ala aba yifuje ko zibaho, ahubwo izi impanuka nyinshi ziba muri iyi si ku bikoresho bikoresha umuriro, urugero indege cyangwa se moto cyangwa se imodoka. Akenshi izi mpanuka ziba zatewe n'aya majini yitwa ghul. Akenshi muzajya mukunda kubona nk'ahantu hari umuhanda usa nkaho ucuritse ukuntu,
ahantu hakunda kuhakorerwa impanuka inshuro nyinshi. Aya majini rero aratega, ashobora gutega agatega imodoka afite umugambi wo kunywa amaraso y'abo bantu cyangwa se no kurya inyama zabo. So rero bavandimwe, aya majini nta kindi akora, aragenda aho hantu kuri uwo muhanda usa nkaho ucuritse ukuntu, agatega agashyira umutego wayo hariya, hanyuma imodoka ikaza itwaye abantu bangahe, ikaza igakora impanuka, aya majini akagenda akanywa amaraso akarya n'inyama, ndetse ayarangiza agahita apfunyika n'andi maraso akajyana mu migi yabo y'amajini. Ikindi tugomba kumenya bavandimwe, kimwe mu bintu amajini akunda cyane, aya majini akunda cyane ni amaraso. Nimba utari ubizi, amaraso ni ikintu kiri very powerful. Niyo mpamvu bavandimwe akenshi abantu muzi, abantu bakunda kujya mu bashirikina cyangwa se mu bapfumu, akenshi usanga umuntu bamutuma ngo azane inkoko cyangwa se azane ihene, ariko mu by'ukuri uwo muntu wayimutumye akenshi uzajya gukunda kubona uwamutumye iyo hene ashobora kuyizana akayicinja cyangwa se akayibaga, izo nyama akazirira. Uwo muntu akavuga ati umuntu yanumye ihene none inyama zanjye yaziriye. Nama ni ukuvuga ngo ikiba gikenewe aho ngaho ntago ari ikindi, ni amaraso gusa, kubera ko uwo mupfumu icyo akora nta kindi, abaga iryo tungo, hanyuma iryo jini agiye gukoresha akazi cyangwa se ibibazo byawe agiye gukemura, akahereza iryo jini ayo maraso. Iryo jini ryamara kunywa ayo maraso tayari rigahita ryemera kuba ryakora akazi uwo mupfumu yagize gute, yaritegetse. So rero bavandimwe, kimwe mu bintu bikunzwe cyane n'amajini n'ubwoko bw'amajini ni amaraso. Icyo nacyo tugomba kuba tukizi. So rero bavandimwe, icyo tugomba kumenya none kuri aya majini yitwa ghul, ni amajini akenshi iyo yigaragaje cyangwa se iyo yagaragaye mu maso y'abantu, ni amajini akunda kuba afite amaguru y'indogobe. Nimba wigeze kubona umuntu ufite amaguru y'indogobe, cyangwa se akaba afite n'amahembe y'ihene. So ibi ngibi tugishobora kubireba, wenda hari abantu ujya wumva ngo yahuye ahantu n'umukobwa mwiza cyane, ariko yajya kureba ku birenge agasanga ibirenge bye ni ibirenge by'indogobe. Icyo gihe bavandimwe, ugomba kumenya ko iryo ngiryo ari ijini. Amajini afite ubushobozi bwo kuba yakwihindura abantu, ndetse ubwo bushobozi arabufite mu gihe cy'amasaha 3. Amajini ntabwo afite ubushobozi bwo kwihindagura ngo arenze amasaha 3. So amasaha 3 iyo arangiye, ashobora kongera guhinduka mu yindi shusho yaryo bwite. So rero hari abantu usanga bavuga ati nabonye umukobwa mwiza, ariko wareba wakwitegereza ibirenge bye ugasanga uwo muntu mu by'ukuri afite ibirenge by'indogobe. Icyo gihe uhita umenya ko iyo nguyu ari ijini. Nanone ugasanga umuntu ni umuntu mwiza, ariko ku mutwe we hafite amahembe y'ihene. Icyo gihe nanone aba ari ijini. Ubwoko bwa gatatu twavuze nanone ni ubwoko bw'amajini yitwa Jan. Bavandimwe, aya majini ni amajini ndetse aya majini yitwa Jan ni ubwoko bw'amajini buzwi nka papa w'amajini. Ni ubwoko bw'amajini akunda gutura cyangwa se kwibera mu butayu. Amajini akunda kwibera hehe? Mu butayu. Ndetse aya majini bavandimwe afite ubushobozi bwo kwigaragaza imbere y'amaso y'abantu. Afite ubushobozi bwo kwigaragaza imbere y'amaso y'abantu, cyangwa mu gihe ahamagawe, ikindi nanone bavandimwe, aya majini nanone ni amajini akunda kwigaragaza mu buryo bw'umuyaga. Mu buryo bw'umuyaga, wa muyaga mujya mubona kenshi, ugasanga haje umuyaga mwinshi cyane, utangiye kujya gute, ivumbi itangiye kwikaraga ahantu, ikikaraga. Icyo gihe bavandimwe, iryo ngiryo aba ari ijini. Ndetse bavandimwe, aya majini ashobora none kwigaragaza mu shusho y'ingamiya y'umweru cyangwa se ifite ibara ryera. Aya majini afite ubwo bushobozi. So aya majini yitwa Jan afite ubushobozi bwo kuba yakwigaragaza mu muyaga mwinshi cyane. Wa muyaga uza ugafata ubutaka cyangwa se ivumbi, ukabona ivumbi rikikaraga cyane. Icyo gihe ayo ngayo aba ari amajini yitwa Jan. Ikindi nanone, aya majini na majini afite ubwanzi bukomeye cyane na bene Adamu. Aya ni amajini
afite ubwanzi ndetse na bene Adamu. Bavandimwe, aya majini nanone yitwa Jan ni amajini atajya yumvikana n'amajini yitwa Ghul, ndetse aya majini yitwa Ghul twabonye hano ku mwanya wa kabiri. Ni amajini iyo ahuye n'aya majini yitwa Jan havuka intambara itoroshye cyane, havuka hacyo wambaye. Ikindi nanone bavandimwe, aya majini niyo majini yabaye mu majini ya mbere mu guhangana na mwene Adamu. Bityo bavandimwe, aya majini afite ubumenyi bwinshi cyangwa se ubumenyi buhagije ku bijyanye n'amajini. Bityo bavandimwe, aya majini afite ubumenyi buhagije ku muntu ugereranyije n'andi majini yo mu bundi bwoko. Bityo bavandimwe, aya majini kubera ko twabonye yuko aya majini abaho cyangwa se akunda gutura ahantu mu butayu akenshi, aya majini afite ubushobozi bwo kuba yahisha amasoko y'amazi mu butayu. Aya majini afite ubushobozi bwo kuba yahisha amasoko y'abantu mu butayu, ku buryo abantu kuba bamenya ahantu hari isoko cyangwa se amazi, umugezi mu butayu cyangwa se ahantu bakura isoko ry'amazi bishobora kubavuna cyane cyangwa se bikabagora cyane mu buryo bugaragara. Impamvu bavandimwe, niyo mpamvu abantu bakunda gukora ingendo zo mu butayu barabizi cyane. Barabizi cyane kugenda cyangwa se gufata urugendo ukajya mu butayu nta mazi yo kunywa ufite cyangwa se nta mazi ufite, ni urugendo ruba rutoroshye cyane ku buryo ushobora no gucika intege ukaba wapfira mu butayu mu gihe utabashije kubona amazi. So rero hari abantu bagenda mu butayu mu urugendo rurerure, baba bakeneye kuba bacukura ahantu ngo babone amazi, babashe kuba bakwifashisha amazi. Rero aya majini bavandimwe, uko twabonye ko akunda kwibera mu butayu cyangwa se akunda kuba mu butayu, afite ubushobozi bwo kuba akaba yahisha iriba cyangwa se amazi mu butayu, ku buryo mwebwe mwaza mugacukura iryo jini, ayo majini akaba yagira gute, yakwimura iryo soko ry'amazi akarijyana ahandi. Niyo mpamvu bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije n'iduwa yo kuba wasoma kugira ngo ubashe kubona amazi ahantu hari ahantu atari amazi cyangwa se ahantu ameze nko mu butayu. Iyo duwa irahari, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarayitwigishije. Bityo bavandimwe, reka mbesore zangaha, aya ni amoko atatu twarebeye hamwe, amajini yo mu bwoko butatu. Ndetse bavandimwe, utaha tuzajya turebe nanone andi moko y'amajini, uko ari amajini amoko 13 twabonye ubwo bwoko bwose bari mu majini. Kandi twavuze ko aya moko ni amoko y'amajini ariko afite imbaraga, nubwo hari andi moko 72, ariko aya ngaya twabonye ko ariyo moko muri ayo majini yose afite imbaraga. Reka nsoreze aha ngaha. Bityo bavandimwe, buri wese ni ukumenya, ni ukumva, ndetse akaba yakuramo ibyiza yakuramo cyangwa se inyigisho yakuramo, akamenya ko iyi si tutayibamo twenyine, ahubwo tubana n'ibindi biremwe Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Reka nsoreze aha ngaha, naho ubutaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.